Mbahaye ikaze nanone mwebwe mwongeye gukurikirana uyu muryango wa Inksol Expressions. Ndabashimiye cyane kuba mwitanze, ndabashimiye ku bufatanye bwanyu muri gukomeza kungaragariza like, share, subscribe muri gukora, biri kunshimisha kandi byanteye imbaraga nubwo bitari ku rwego twifuza, ariko mugume gusharinga kugira ngo tugume gufatanya. Ndashimira abantu bagiye bagaragaza imbogamizi zabaye muri iyi part 1, kandi nizere ko muri bunyurwe muri part 2, kandi ndabashimiye cyane. Rero dufatanyije tuzagenda tubona ibintu byinshi kandi byiza by'ingenzi. Niyo mpamvu nanjye mpari kandi namwe ni nayo mpamvu muhari kugira ngo dufatanye. Tudatinze rero, reka twinjire mu gice cya kabiri part 2, dukore insert, tugiye gukora create, dutangire kurude nyirizina. N'abatindiye karibu mu isomo ryacu ry'uyu munsi. Okay, reka dukomeze. Tugiye gukomeza duhere kuri ya back end na front end. Twarabisoje kuri setting environment. Buri kintu tugiye gukora tugiye gutangira coding, programming ya code yacu. Code turahera kuri insert cyangwa se create. Dufite folder twari creatinze, niyo tugiye gukomerezaho, ari iyi ngiyi Inksol, niyo tugiye gukomerezaho. Turayifungura tuyinjiremo, iyo turangiza turandika cmd. Tugiye kwinjiramo muri iyi folder. Urabona twinjira muri folder irimo zino folder zindi, sub folder backend na frontend turifashisha. Irifashishwa muri backend, irifashishwa kujyana frontend. Noneho ikintu twakora, urabona twafunguye cmd, iri muri Inksol, niyo folder turimo. Noneho niturangiza turandika ngo code dot. Iyi commande ikoreshwa mu gufungura mu gufungura Visual Studio Code, niyo twifashisha iyi ngiyi, ko iyi ikoreshwa nyine muri Visual Studio Code ni text edit. Then press hano. Iyi folder yari imeze gutya. Iyi folder yari imeze gutya. Byari bimeze uko. Noneho iyi ni back end. Utuntu turimo n'utugoni. Na front end utuntu turimo n'utugoni. Ikintu tugiye kubanza gukora ku ruhande rwa front end, tugiye kubanza twinjiremo, twinstall ibintu byose tuzakenera muri front end. Ibyo tuzakenera nabyo muri back end twarabikoze hano muri environment twabisoje. Hano rero nk'uko hari ibyo tuzakenera muri back end twinstall, no kwinstall ibindi tuzakenera muri front end kugira interface yacu izagaragare neza, izabe ifite nyine uko igaragara. Turakoresha cmd. Noneho tuvuge ngo cd front end, ubwo turinjira muri front end, muri folder ya front end, ducenginga directory. Turangiza tuvuge ngo npm install ibyo tuzakenera muri front end. Tuzakenera yose. Tuzakenera bootstrap, tuzakenera react, router. Iyi Axios niyo idufasha mu gusendinga no kurequestinga data muri database.
kuyihuza na backend na frontend twifashishije Axios. Hakaza iyo bita Bootstrap. Bootstrap niyo tuzifashishwa muri design ya interface. Noneho tukagira iyo bita React Router DOM. Iyi ikora mu malinki, kulinkinga nyine home page iriho home, iriho gutyo nyine ibintu bitandukanye bijyanye na linki, ni iyi React Router DOM ibikora. Noneho ndakeka ni ibi byonyine turi bube dukeneye. Ibindi turakenera nabyo turaza kubyandika, kubyinstall, ntabwo tube twinstall ibintu. Turapuresinga enter dutegereze. Mu gihe biri kujyaho mu rwego rwo kuminimiza umwanya, biraba bijya, ariko ugomba kumekinga sure ko network yawe iriho. Then ndaza ninjiye muri iyi folder ya front end. Ubu turi ku ruhande rwa front end, turajya kuri back end. Front end twarisoje, uraza ujye kuri front end. Noneho urareba iyi folder ya source. Folder ya source ni subfolder nyine, niyo tuzadusevingamo amafiles yose yo kuri front end. Then ndaza nyikirikeho source. Ibintu byose by'amafayilo niho tubisevinga. Noneho ndajya muri app. Muri app urabona harimo ibi bikode, turabiselectinga byose, tubisibe tubikuremo saving. Then uraza no muri main mode, haba harimo ibikode ibi nibyo urasangamo, urabiselectinga byose ubisibe saving. Uraza no muri app.css, haba harimo ibi bikode ibi, urabiselectinga byose ubikuremo saving. Iyi foto urayisigaranamo ubusa, n'iyo usigaranemo ubusa, hamwe n'iyo usigaranemo ubusa. Urabona na za package zamaze kuba installed, zimwe twinstalla. Numara gusiba biriya byose, tujye gutangira ducoding. Uraza twandike import react from react import browser router, za link nyine browser router kama router from react router DOM. Then function app return tugiye gufungura importinze byose, tugiye kwikaringa tugiye browser router tukagira root then tukagira na route. Path yo gukorera ni home dushyiraho slash home element ni home nguramo home, then tukayikoresha nka outside aho export default noneho
iyo tubikoze gutya turabona dushyizeho link ya home. Iyo uyifite gutya bisaba ngo unayimportinge hano ikintu cyose uri bugire link ukimportinga muno, noneho ukaza no kuyikoringa munsi muri route mu gihe ibuze kugaragara kuri interface. ariyo mpamvu tuvuga ngo import home from home. noneho urabona twayimportinga hano, kandi iyo fayiro ntayo dufite, biradusaba gukeretinga fayiro yawe yitwa home. turaza kuri source, amafayiro yose twakeretinga tuyakeretinga muri source, noneho ikeretinga tuyite home CSS. dukoresha hano muri React dukoresha extension ya JSX, JavaScript extension, kugira ngo dufate code za JavaScript tuzashyira muri HTML. murayizi JSX, mwarayize, nimba mutaranayize muzayiga muzayigamo cyane. areba iyi fayiro rero dukereyetinze niyo twimportingemo hano, n'izindi zose turi bukereyetinge, fayiro iyo ariyo yose turi bukereyetinge ibe linked kuri iyi home page igomba kuba imported hano. none iyo dusoje ibyo uza muri home, ukandika importinga React, import React. ubundi ahantu hose urabandika importinga React from function home function home then dushyiramo paragraph home welcome to install registration. Kaza to exporting icyo ushyize kigomba kuba gisa n'icyo ushyize. iyi ni function name, ugomba kuexportinga neza uko bigasevinga, hanyuma tukaza tugasave, noneho katuraninge tubanze turebe ko ibyo turi gukora ari sawa. yinjira muri front end, npm kandi tegerezemo gatoya. turategerezaho okay. murabona yuko ka kantu twashyize muri home yacu welcome to install expression, murabona ko kaje welcome to expression.
iyi ni paragraph twashyize hano muri home yacu. Icyo bivuze ni uko front end irimo irakora, twayisoje ubu front end igiye gutangira programme ikintu ku kindi. Noneho kugira ngo tuze gukoresha, mutibagirwa aka kantu, kugira tuze gukoresha bootstrap abanza tukayimportinga nayo. Ikintu cyose turi gukoresha tukimportinga muri app.js muri noneho turayimportinga aho quotation bootstrap import bootstrap slash dist slash css dot mini dot css. I think no turashyiraho slash bootstrap nanone slash css dot css. Iyo twimportinze gutya iyi link already tuba turi bukoreshe css, tuba turi gukoresha bootstrap muri systeme yacu yose. Ubu ngubu urugero paragraph kiramo class name, ariko ni ngombwa turabikora tubikora kandi muri home rero hajyamo amalinki zirazize kuba ziri visual. Noneho tugiye muri home, naho home tugiye gushyiramo code zaho ari nazo ziri bugaragare kuri interface ya browser. Importinga react from react, abanza importinga react igihe cyose tudekarare function home tutangira tubanze default home. Mwibuke yuko icyo ushyize aha kigomba gusa na function. Noneho tuvuga dufungure mode div, aha iyi div ni nka body nyine yacu, bahita tuba class name kwirabingana display flex then page ijana background info align items yose justify icon html. Noneho duhita tujya ku yindi div. Iyi nayo ijyamo background one beautiful together
noneho dushyire muri iyi byinshi dufunguriremo then dushyiremo header one class name MOB like dushyiraho then ngo welcome expression noneho dusoza kujya munsi y'ibiti dufungure n'ibindi give class name display justify content then padding limiter time tujya dushyiramo za link turi buze gukoresha hano biri tunavigate mu kwibuka muri internet class name Monopoly general utility mbere iraturabwira hagati ya kabiri mu display right area
noneho tukimpotinga noneho tukimpotinga link urabona twayikoresheje urareba ibi ni byo dufite iyi output twabonye ko reka tukadesigninge neza bishyiremo space ihagije bitandukanye nashyiraho wenda info no twabikoresha nashyiraho hano dufite linki zitandukanye home ushatse twambi nta kitwaye iyi home nta kitwaye dushatse niyo twakoresha kugira ngo twihute noneho ubwo tugiye kuri start tugiye gukora iyi ya mbere kuri iyi button ya mbere ya insert niyo ubu tugezeho noneho insert ko iyi fayiro nayo ubwayo baza tubanze tuyicreatinge kuri source fayiro abatabibonye neza turaza kuri iyi folder ya source right click left click ubundi tukore new file let's kwandika press enter noneho import function returning a value kugira ngo ushyiremo aka paragraph kugira ngo add ya paragraph exporting for like that. Hano tukaza muri app kongera tukimportingamo nkuko twabivuze iyo file yose creating ikeneye copy iba shown uraza ukabanza ukayimportinga muri app noneho na hano ukaza ukabikora nkuko byagenwe uko nk'uko iyi home twayishyizemo n'ahandi hose mu buryo dushyiramo uko bimeze urareba ni muri
dukora kuri iyi site tujya tugera kuri iyi konti, noneho ubwo tugiye gukora zo kuyisatinga data muri database. Ikintu rero tugiye kubanza gukora hagati aha, tugiye kubanza tujye muri site ya database, tubanze dukereyetinge database, creating na table turi buze kwisatingamo izo data, mbese ibintu byose turi bukenere bijyanye na database tugiye kubanza gukora imbere ya byose kugira ngo ibintu bive mu nzira nyine bigendereye. Turakora n'iki, turi bukereye turafungura za create database nshyashya. Nababwiye ko ari ibintu tuzakora, bizere ko mwese mubifite imashini zanyu mu bintu by'ingenzi cyane bifite maze bakora kuri database. noneho zampfura ifunguro turayifungura bisanzwe bisanzwemo n'ibintu, twinjire muri tuyifungure nyine tujye muri sosi yayo. Noneho tugiye gucreatinga database nshyashya. Database tugiye kuyita info expression. Now ducreatingemo table tuyita no, icyo wenda employee tuyihe foramu ebyiri eshatu korerwa iyo ni table ducreatinga employee foramu employee ID integer, not the employee name, employee name, yaba ari vari character, the size ya 50, iriho vari character
size y'ijana. Noneho dusevinge. Turi bufate ari turagira primary. Turagira primary. Ubu dusoje gukora database creating database dukora na table yitwa employee dekorana eshatu ID primary key na employee name na role. Noneho dushobora kuba twajya muri coding tugaprograma start yayo. Hano ni kuri insert importing Axios iri budufashe mu gusendinga data muri database Yahoo interface na backend React router noneho function tugiye kubasha tuze munsi hano ya function kugira ngo const value noneho values dukoresha use state ibyo gusetinga nyine use state hanyuma ugasetinga value kuko tugiye gukoresha use state abantu bayimport nayo iba imported use state ayijya mu ngufu wa import. Noneho dufite imurika ko twakeretinze table the employee ID, employee name na role. Uri buze tubishyire mu setingire shyiraho double quote ngashyiraho kama bisoje bino ubikuza bashyiraho navigation kugira ngo ni tudeclare navigation ni klika kuri start biri mu navigating ariko reka twe gukoresha navigation ko tugiye gukora operation name start tuze gukoresha uburyo tuzabikora twakoze turi ku masteringa neza kwiga gukora yone aba were itazugiza kazigamije hano turata tuvuga ngo code and stability hano irangana na event event.present default tuvuga Axios post impamvu dukoresheje post nuko post ikoreshwa mu gusendinga kandi iyo tugiye gukora ubu noneho tugiye iyi ni nka API ikora tugiye kuyikoringa rero ikoringa hari byinshi dufite muri server muri backend iyi ya port 800 iyo tugiye hamagara ku buryo bizajya gukorana na backend
ubu akantu tugiye gukora niko kari butume konti yacu ikorana na banki Axios. Aha laboratori localhost port ni ushyiraho slash ahangize out ya quotation ushyiraho values iyi values twadekaye hano niyo dukorinze hano. Rero noneho tugahita tuvuga ngo doti then iyi doti then ni nkaho wayigereranya na response bashyiraho kalibresi aho ngo control tuba dufite full display hano dushyireho dot touch nka else none ni tugiye gusetinga error message. Aha turaka tuvuga ngo error control nyine n'ibitaba byo bitange ubu hano bijyanye na endpoint yo gukora tugiye kuza hano dukore fomu akora fomu yo kujya kwitaza gushyiramo za data ariko si ngombwa katwandika ibyacu twandika div turafungura div class name display text page 1 background items display content registration noneho sohoke muri iyi view ongera dukora indi view gerageza kugira ngo dukore indi view hanyuma tubigemo twakora background
w'igifu igira 40 agenda rawundi noneho duhita hano dufungura fomu dutangiye fomu noneho fomu turandikamo fomu Rando dore akadushyiza ibi dushyize aha dukorinze iyi declaration twari twakoze iyi fomu nyine yari containinzemo ibintu byose turabihuza niyo mpamvu tugizemo fomu tukabigenza gutyo noneho tugira head 1 dushyiramo tugahita dufungura iyo yakora yo kuri fomu margin bottom Dana press holder enter on change when you want to change values kama dushyiraho iyi tomo tubiri dot target dot value ini keyword aho tugafunga na form tugakopiya kano
kueditinga ariko ntabwo editinga bita twongera kuva gato noneho class name model usanzwe ufite era ukora usanzwe ufite era ukora kureba era wagize ugakora kuri inspection wajya kuri inspection ukaza kuri console hano niho urebera era wagize none nk'ubu hano export export ntabwo bisa function ibyo na export urareba hano n'ubu muri app ntabwo buriya wabona bidahura hano import axios kandi ni import axios from axios rero ko byakunda urabona form yaje tuyishyire muri center turebe form urabona ko dufite agafomu keza nyine ubu twakandika ibintu ntabwo ko tarakora ntabwo dukoresha frontend urareba ntabwo turakora backend turajya muri backend rero
muri server yacu muranze dukore connection na database ingana na MySQL turaza constdb dot MySQL dot create connection hano dusetinge bya bindi byose host localhost host user transform connection hano transform hano duhita tuza dukore indi point inside app dot post bracket shyiraho kote shyiraho slash iyi slash hano urabona ahantu muri indi point hari aka kantu ikintu uba wanditse aha ngaha uza n'ubundi ugashyira umuntu app.post ugashyira slash ugashyiraho ikimenyetso ugashyiraho kama request kama response welcome noneho bari ahantu hatandukanye ugashyiramo hari variables ugashyiramo akabazo noneho ukavuga ngo iyo umaze gushyira akabazo uvuga ngo const values tugiye kureba values uko zimeze nyine aho niho tugiye kuzidekarara rero body iyo tugiye kaza out ya kama wako mtu story bracket SQL kawa values ajauti yawe era if
era birangije rero ushaka kurangiza abanza gusitatinga sawa gusitatinga sawa abo turaninze bafiringi yacu Starting nyamuneka mukore subscribe, share, na like, comment aho musobanukirwa abantu bose kabisa bari kubikora ndabashimira cyane ntaho nashimye starting noneho turebe oyine mushyiremo something rebe ko zagiye muri database. Okay, murabona itati yakunze ibintu byagiyemo yawe ni one id Samuel Karole na account iremo wenda Emi iremo manager kwa dingi refreshing muri database. Urabona ko byagiye mu kabiri Emi manager. Okay, murakoze cyane, icyo nabasaba musharinge kuri subscribe cyane kuko ndi kubona abantu bari kuviewinga ari benshi ariko nta subscribe ndi kubona. Kore subscribe kandi aho mutumvishe mwandike muri comment tubikosore mu yindi video nanone. Iyi part 3 ko urugendo rurakomeje. Murakoze cyane, ndabakunda kandi ndabishimiye. Ciao ciao.